Reka mbasuhuze kandi bifurize ibihe byiza mwe tubana kuri YouTube channel ALL-MINIG-UPDATE ngiye ubasuhuza neza Samsung nk'ibisanzwe tubana ku mbuga nkoranyambaga ebyiri mumenyereye zikomeye cyane arizo iyi YouTube channel ALL-MINIG-UPDATE ndetse no kuri group ya WhatsApp ALL-MINIG-UPDATE aho hantu hombi ruriho tuba turi kumwe 5 kwa 5 murabizi amakuru narababwiye ngo amakuru agisohoka ewana tayari mitanya bahereza rero niba utarakora subscribe kuri channel reba iyo buto yikandeho ngiyo wibuke no gukanda kunzogera kugira ngo amakuru dusohoye ajya abasha guhita kugeraho mu bambere 5 kwa 5 ikindi cy'ingenzi niba utari muri group ya WhatsApp ALL-MINIG-UPDATE reba muri description y'iyi video urahita ubonamo link kabisa uhite ujoining iyo group nawe amakuru ujye ubasha kuyabona hari amakuru tuzirirwa tunyuza hano kuri YouTube channel amwara amaposti amavideo tw'udufoto utuntu nk'utwo inama support ibyo byose ntabwo twakubikora hano kuri YouTube ngo bikunde rero dufite group ya WhatsApp ALL-MINIG-UPDATE abayirimo bo barabiza amakuru nyabahera kugiye 5 kwa 5 ikinzanye muri iyi video rero izi zose ni mining narababwiye ngo mu mwaka 2024 nudushya gusa A1 fresh nubunje gutanga amafaranga reka mvuge ko ari amafaranga nje gutanga niba utarubizi A1 fresh nje kuvuga kuri mining nibura ebyiri turiko turagendana mining ebyiri eshatu nari mvuze nyeya eshatu mining eshatu mfite amakuru afatika mashya kuri mining ya ALL-MINIG murayibona ku muntu wayimayininze nawe utarayimayininga wambaza kuri WhatsApp ngaguhereza link mfite update kuri mining ya pixel network tugendane nayo ubwifite update ntabwo nzitindaho ariko update nzanye ikomeye cyane mwoka byaramwe AFC network twayiriye byarangiye itariki yo kuri bikuza yasohotse ibyo murimo murabizi tuzayiga ku itariki zingahe wowe utabizi hagarara hano mite muhereza amakuru neza muri OKX tubikuza kabisa dutradinga babwira ngo mba makuru agisohoka 5 kwa 5 mitanyabagezaho nahereye kuri ALL-MINIG nagiye iyi ALL-MINIG rero ubwo reka manze nanga update IC yo turayiheruka my friend hahiye mureka manze ngo rero login no kuvuga ngo iyi ALL-MINIG rero ALL-MINIG muri bukubyo twamayiningaga ubwo nibwo buryo nje kubabwira no kuvuga ngo kubera system bagenda bayagura narababwiye ngo iyi ni exchanger iyi ni exchanger my friend kibikubwira murare bifite app ndetse na wallet yayo ya web3 turiko turagendana iyi rero bamaze guhindura uburyo ki twamayiningaga nibyo binzajye kugira ngo mubwire nindagiza bite nikomereza urareba hano mbere na mbere murabizi hano habaraga bakatwereka amasaha murabibona bakatwereka amasaha niba mara kutwereka amasaha yacha asigaye tukaza kuza gukanda ijambo start hano mwari mubizi mwese mubimenyereye step by step niko twamayiningaga mining rero kubera update bamaze guhindura mining yamaze kwimurwa mbere na mbere rero yo kugira ngo rero mining yawe uyibone mining dore ubugikorwa mining ubugisigaye ikorwa uzajya ukanda kuri kano kabuto do murakabona kari mu nguni reba hano hari app web3 hakabaho na kano kantu murarebe ukuntu kari kwigira kari kwikaraga aka kantu ugakanzeho nibwo ubasha kubona mining yawe izo wemererwa kwinjiza ko kanya ese ni buri munsi amasaha dore ngaya murayabona ari kubara byose nukuvuga ngo ubu byamaze kwimukira muri kano gatabu mwabonye kano kabanza hano kari hano mu nguni muri kukareba neza cyane aka rero niko byamaze kwimukiramo ibi rero kugira ngo ubibone dore nge mbibabwira hakiri kare niba ushaka kubona screen imeze cya isa gutya mbere na mbere ngo nje bayita mbahereza n'ibintu byose bifatika irukanyira kuri Play Store vavu iruke ubu tuvugana irukange inyarukira yo ushakishinge ALL-MINIG nuyisanga yuko abubona hano bari kugusaba update irukange uhita ukora update ya application nawe urahita ubona future nk'izi ngizi uwo mwanya A1 ntabwo nirwa nkubwira ngo ugire ibiki niba ari login uyikore urahita usanga coin zawe ziriho ariko mining yamaze kwimukira muri ka kabuto nakababwiye kari hano hejuru aha amasaha ari dore ngaye hano hejuru ndetse nizo wemerwa kwinjiza buri saha mining rate yawe byose byamaze kwimurwa iyi rero baragenda bahindura udufuture twinshi ubwo nasoje ALL-MINIG ubwo nayivuyeho network turiko turagendana step by step ubwo ngindi ALL-MINIG nayivuyeho twagiye pixel network muri buka road map yabo cyangwa se kuri 25 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka ushize baduhaye update ikomeye cyane batubwira bati tariki 15 bazaduhereza smart contract address ku itariki 31 baduhereze wallet address nako wallet yabo nyine iri hano muri application yabo ya mining ku itariki tutazi batatubwiye mu kwa 4 iyi nayo tukayiga nababwiye ngo umva uyu munsi update niza amafaranga gusa tugendane kabisa rero izo update zose twategereje ko bazikira ku murongo ubwo reka nifashishe X yabo
ku muntu wakoze KYC ubwo ngubwo niba utarakora KYC video ikora KYC narayibahaye my friend nta kintu nakora pe iyo video imaze igihe kinini ni hafi amezi 3 niba tarane mbere ku buryo KYC ikorwa neza 5 kwa 5 rero dore ku itariki 15 niba rutica umugambi dore bamaze kuyisohora contract address yabo dore ngiyi bayiduhaye dore ngiyi hano kuba bishoboye mwigire kuri X yabo mwirebere turiko turagendana abatabishoboye mutera gatebe mu birebe byose mbibereke dore ngibi hano no kuvuga ngo batweretse contract address batubwira ko decimo ya 18 batubwira name yayo ni pixel ikadingwa kuri chain ya arbitramo mukumve neza hatagira umuntu ugenda rero ngo chain ya BNB cyangwa se chain ya Ethereum cyangwa se chain ya Polygon oya chain ikenewe ni ya arbitramo ubwo rero waba ukoresha MetaMask waba ukoresha Trust Wallet waba ukoresha OKX nayo abantu mwakomeje kubimbaza inbox OKX nayo iremewe ariko kuri wallet hataza kugira umuntu ugenda afate address yo muri exchange abari yatanga oya koresha wallet address yo muri kiyebo yo muri OKX kuri exchange genda uyadinge yo dore ngiyi smart contract murareba abantu atanze tuto supply ya nyeya cyane nyeya pe ni nyeya kabisa nawe reba ariko nawe reba miliyoni 78 pixel ni nyeya cyane rero kandi mining iracyakomeje nawe mushyashya ushaka kwinjira ewana turahabaye kugira ngo tuguhereze link 5 kwa 5 ubwo rero nago muri iyi video nirirwa mbijyamo ngo ngende kukwereka ubwo mwadingamo mana yanjye narigishije kabisa narigishije umuntu utazi kwimportingamo contract address muri MetaMask cyangwa se muri Trust Wallet cyangwa se muri OKX narebe video zabanje arazibibona uko bikorwa sinirirwa mbivugaho hano ngo ngiye kubereka uko tujya kuyadingamo yes ubwo rero abakoresha mu MetaMask abakoresha Trust Wallet abakoresha OKX kuri wallet mwese mufati contract address nibuze ku mining pixel network kuba yikeneye muri ALL-MINIG-UPDATE ndaza kuyibahamo live mugende mwadingemo muzabone nuko mubikuza igiye kubikura bizaba byatangiye 5 kwa 5 nagiye rero mvuye muri pixel network ubwo nayo update yari yo ngiyo yuko ku itariki 10 na zingaye 15 bari buduhereze contract address dore bayiduhaye ubwo ikindi duhanze amaso ni ku itariki 31 tureba ko baduhereza wallet yabo hehe muri application yabo ya mining tukareba ko bayishyiramo bazayiduha nayo my friend ubwo reka yo tuyirindire tuzaba tureba amaherezo yayo twimanukire muri IC network aha niho ruzingiye rero muri IC network ati biragenda bite rero mining yitwayiriye kabisa ibyo kuvuga ngo mu kwezi kwa 10 tuzajya kugeza mu kwezi kwa 10 benshi tuyamazemo dore ngiyi nkuru iri muri application ya mining dore ngiyi IC listing on OKX is exchange mayinga data dore ngibi muri application ya mining hataza kugira umuntu uvuga ngo ngibyo mbikuye he dore ngibi my friend reka nifashishe imbuga zabo reka nkoreshe Telegram wenda nire bunanyorohere my friend tugendane umva 5 kwa 5 ewana bahereza update none wese basicyoshye nanjye nsigaye mvuga update numva ndyohewe kabisa IC turayiriye uti tuyiriye dute rero twagiye ubu tuvugana baragira bati high snowman listing IC blockchain get listed on OKX twagiye tugendane uwumva uburyo ki listing igiye gukorwa muri iyi kuri iyi mining yake ya IC network turiko turagendana wowe twagiye uko bimeze rero twagiye ngo bimeze bite rero nukuvuga ngo guhera ku itariki 19 tugendane uyu munsi turi tariki zingahe yemwe mu ndebere neza turi tariki 15 ubwo guhera ku itariki 19 tugendane fresh sayine ubwo ni saa 6 z'amanywa iyi tariki abantu ntago bayibagirwa kuri avive nayo byari 19 niba nibuka neza hahiye tariki 19 turiko turagendana deposit open spot trading tuzaba dutangiye gucuruza no kuvuga ngo saa 6 z'amanywa buka saa ku itariki 19 saa 6 z'amanywa hano mu Rwanda ubwo ndabwira abanyarwanda ndumva n'abarundi duhuza isaha ewan mwitegure kujya amafaranga ya IC network turiko turagendana nuvuga ngo ubwo siniriko cyo ibintu byinshi akantu kibanga nkuhaye hano tugendane my friend tugendane nkurikira wumve hari abantu twabikuja vive muri byibuka hari abantu baziduha muri exchange nitwirirwa dutanga gaze fee murabyibuka hari n'abakoresheje wallet address bakuye muri wallet muri OKX bakazagiye basaba ziriya arbitramo Ethereum zo kubikuza za gaze fee murabyibuka hano rero dore inama bagiriye abanyarwanda bagiriye inama barundi bagiriye aba snowmans abantu bose mu mining IC network barakubwira ngo update please
update your address with IC1 from OKX exchange and avoid paying any gas fee. Turiko turagendana no kuvanga icyo urasabwa genda ujye muri exchange yawe. Turiko turagenda rekana nabikore kuko nanjye nari nakoresheje address nakoresheje muri wallet kuri OKX twagendanye. Murebe uburyo ki tugiye kuyadingamo, tugendane murebe neza. Nukuvuga ngo mu rwego rwo kwirinda ko bazadukata gaze fi itariki 9 umunsi wo kubikuza ugeze, baduhaye amahirwe yuko tutari bukoreshe wallet ya OKX, turi bukoreshe exchange. Ubwo reka magaruke. Nukuvuga ngo niba uri kwinjira muri OKX yawe hano, tutegereze birodinge. Murabibona dore IC, dore ngiye yamaze kwinagamo ariko mo kabyara ngubu koko niki nzavuga. Dore ngiyi do sinayana narebyemo, murayireba. Dore ngiyi bakubise count down hasigaye amasaha 95. Dore ngibi no kuvuga ngo rero IC nikikubwira yuko igiye kuba listed. Icyo urakora rero kugira ngo utazakatwa gaze fi, habe na kanuna kamwe bagukase ukazabona IC zawe ziri muri wallet. Turiko turagendana, uraza hano muri OKX yawe ushyire kuri exchange. Turiko turagendana, nushyira kuri exchange uhita umanuka hano kuri asset. Turiko turagendana, nagura gukoresha wallet, nagura koresha wallet oya, nuvuga ngo urakoresha exchange nyine nkuko mubona nyirimo. Ubundi ukande deposit, nukanda kuri deposit dutegereze network deposit crypto nubundi nkibisanzwe urasacinga IC network. Ubwo nukuvuga ngo hano kubera ko bagaragaje kigiye kuristingwa, nusacinga hano IC network ukabona barayiguhaye IC. Dore ngiyi murayibona, iyi IC nuyibona tugendane neza. Murareba baraduhereza nyine kari BNB smart chain, urayihitamo IC BNB smart chain. Dore address yawe, iyi address niyo direct turi buhituzana uyishire heye muri application yawe ya mining hahandi. Ubwo reka mbikore. Dore ahangaha hahandi hari BNB smart chain. No kuvuga ngo mu rwego rwo kugira ngo batazagira ikintu na kimwe bagukata, urahituza hano editing. Dore nanjye nashyizemo iyo muri MetaMask no muri Trust Wallet, reka nshyiremo iyo muri OKX. Dore ngiye ubundi mwumfirime iki gihe nimara kujyamo, imaze kujyamo murabona ko namaze kwihindura. Ubu iki gihe coin zanjye niba zinyimurira zizahita ziza direct muri IC network, hahandi nzaba mise nemerwa gutradinga nta bindi bintu byinshi byamananiza bijemo. Turiko turagendana. Ubwo rero ku muntu tugendane, umuntu uri buzemo hano muri exchange ye cyangwa se muri OKX yawe, hano kuri exchange ukajya kuri asset ugakanda deposit. Ubwo ndabayoboye mwese hataza kugira umuntu uvuga ngo na update yabonye, ukakahitamo nyine ku depositinga crypto, ugasacinga IC network. Tugendane, iyi IC network wowe nuyibone, urareba ko ngiye ngize amahirwe mise nyisangamo, wowe nusacinga nuyibone. Dore amahirwe hari nuko ba nyiri umushinga bagize bati ngiye mbibahereza mutazavuga ngo sinabibabwiye. Bari kuvuga ngo if you can't find IC please use BNB from OKX exchange. No kuvuga ngo nuza hano muri OKX ugasacinga IC ukayibura, nuyita uyibona nkuko nge mubonye hano mise nyibonamo. Turiko turagendana, iyi IC nuyibone network hita ukora umuti, sacinga BNB. Turiko turagendana kuri exchange apana kuri wallet. Reka dutegereze birodinge kuri exchange apana kuri wallet. Tugendane, nuvuga ngo urahita usacinga BNB. Murayibona iyi BNB niyo ugiye gukoresha, noneho uhitemo nyine BNB smart chain. Iyi address turiko turagendana, iyi address niyo uri buze guhita ukoresha. Nujya yukabura IC uhita uyikoresha. Aho ni mu rwego rwo kugira ngo wirinde kuzagira na gaze fi, habe n'urutoboye bazigera bagukata. Uzahita winjiramo muri coin yawe cyangwa se uzinjira muri OKX yawe, ukinjiramo guta muri exchange uhita usanga coin zawe za IC bazi gushyiriyemo. Turiko turagendana, ariko ntabyo kwirirwa wigora ngo urareba kuri wallet. Urumva nuvuga ngo hano ikiriho nuko OKX nyine uzaba uri kuri exchange apana kuri wallet. Kuri ku bantu mwakoresheje rero wallet, reka bibabwire, niba uzi yuko na OKX ufite, rekeramo address wakuye muri BNB muri MetaMask cyangwa se wakuye muri Trust Wallet, kuko nk'abarundi murabizi abenshi ntabwo zino OKX bazifite ziri verified. Ubwo rero icyo usabwa nta kindi, muhaye update
genda uhindura anuza uhindure wallet address wakoresheje, genda uvanemo iyo muri OKX ya ukuri wallet hano uzane iyo muri exchange mberetse uburyo ki iboneka. Murabona ko kubikuza bizatangira ryari, nuvuga ngo ku itariki 19 tayari ewan amafaranga tuyajya saa 6 z'amanywa za hani wacu dore ngibi birimo muri kubyumva. Ubwo rero update ndazibahaye kugira ngo hatagira umuntu uvuga ngo ntiyabimenye dore ngibi. Distribution in schedule to start this week on 17. Nukuvuga ngo ibi bintu bibahaye hakiri kare. Niba uzi yuko ushaka guhindura wallet address wakoresheje ukaba wumva ukeneye kuyihindura, bihindure bitararenga tariki 17, kuko ku itariki 17 tuzatangira kwimurirwa IC zacu ziva muri application ya mining ziza hehe, ziza hano muri OKX turiko turagendana. Ubwo rero niba uzi yuko uri gukoresha OKX ukaba udashaka guhindura wallet address warashyizemo iyo muri wallet, byihorere wikirwa bicokoza, byihorere wikirwa bicokoza. Ku bandi bantu noneho mbahereze inkuru nziza. Abantu twari twarakoresheje smart contract ya IC ariko itari ya nyayo, turiko turagendana. Dore IC network contract address yayo ya nyayo dore ngiyi, BSC smart contract address dore ngiyi. Iyi address urayifata, turiko turagendana. Iyi address niyo wayikoresha hara muri OKX muri MetaMask yawe cyangwa se muri Trust Wallet, ikagufasha kuzajya ubona IC zawe direct ziri kugaragaramo igihe bazaba batangiye gukora withdraw. Ubwo rero ikintu ugomba gutahana nuko menya ngo ku itariki 19 tuzatangira kujya amafaranga ya IC network. Icyo ni kimwe. Ikindi ugomba kumenya nuko niba warakoresheje wallet address ya BNB smart chain ukuye muri MetaMask cyangwa se muri Trust Wallet cyangwa se muri OKX kuri wallet, wemerewe kuyihindura ugakoresha wallet address ya IC network ukuye muri exchange. Ibyo bintu muri kubyumva neza. Icyo gihe numara kubikoresha byombi urabugira ngo wirinde kuba zagira kantu na kamwe bagukata. Nuvuga ngo igihe uzabubikuza na n'urutoboye. Abantu kuri Avive barabizi, abantu bakoresheje iriya UID mu kubikuza nta n'urutoboye na rumwe begeze babakata. Bagiye kubona IC zabo ziba nuzaba Avive zabo ziri muri exchange ya OKX bahita batradinga na bindi bintu. Rero niba uzi ko ufite OKX mugira inama yuko aka kantu ugomba kukitaho ugahita ugakora, ariko kagakora mbere yuko tariki 17 zigera. Tariki 17 nizigera ntihazagire umuntu uza kumbazaga ibintu niyabimenye kandi amakuru mbanyabahereye ku gihe ewana step by step. Ndabumwe ngo ndahababereye amakuru yose nyenyabahereza 5 kwa 5. Dore ko bantu mwakoresheje wallet unuza contract address cyangwa se mwakoresheje address yo muri MetaMask na Trust Wallet kubera yuko na OKX mufite contract address yasohotse dore ngiyi. Murebe muri groupe ya WhatsApp ALL-MINIG-UPDATE. Abandi mufite Telegram mushatse mwajya kuri iyi channel yabo yabanyira umushinga ya IC mukayibonaho iyi contract address, mukagenda mukayadinga muri MetaMask cyangwa se muri Trust Wallet, ikaba ariyo nyine kuryo igihe hazaba habayeho kubikuza muzajya mubona ko yine zanyu. Ubwo rero congratulations ku bantu mwamayininze IC network. Nababwiye ngo OKX niba utayifite ewana shasinze byurimo pe kuko do dore ngiyi my friend, dore amasaha asigaye dore ngajya kabisa hayi. Ubwo rero nizere yuko ibintu byose ndibabwiye muri iyi video abahindura muhindure. Sinyeneye umuntu uza kumbaza ibintu ndabisobanuye neza. Turiko turagendana. Ku bantu wumva utabisobanukiwe neza rekera address wakoresheje. Turiko turagendana. Niba uzi ko wakoresheje address ukuye muri MetaMask cyangwa se muri Trust Wallet cyangwa se muri OKX nabwo kuri wallet, my friend, ukabuda ubona ibintu turi gukora utakeneye kuza kubishwangaguza cyangwa se kubishwanyaguza ngo bihindure, birekeremo gutyo uzemera utange gaze fee, ariko kubikura kwawe bigende neza cyane. Ndabashimiye rero mukoresha subscribe, mukoresha kuri bagenzi banyu, muri ba admin ya ba groupe nyinshi mubahereza amakuru IC network twayiriye we. My friend, abantu bayipinze ngo ni scam ngiri gutanga ibintu byinshi ahubwo murahiye. Paka mu kwezi kwa 10 tugenda tujya amafaranga every month buri kwezi tujya amafaranga. Ubwo rero tariki iyi ngiyi save the date ndahabaye kugira ngo mining dukomezanya ijya ku isoko tuyisangira, turebera hamwe ukuntu dutradinga paka amafaranga akatugeraho kuri momo. Byose ndahabaye kugira ngo nzabibereke akantu ko kandi mukomeze mugira ibihe byiza rero. Kandi keep mining, wisiba gukanda kuri mining kuko ukanda kuri mining ni umugisha. Ikindi abantu mufite KYC zombi, abantu bari kugunanirwa KYC ya phase 2 kuri IC network, narababwiye ngo nayindi nama naguha shaka umuntu abigukorere niba utaza agaciro ka mining urimo.
ubyihorere wumve ko nta nicyo bimaze. Rero mukomeze mugire ibihe byiza. Ciao ciao.